ibibazo nyine umugabo yantaye mu nzu abana bane harimo n'abangaba mureba abandi ntago turi kumwe. Arabemera se ko arabe? Noneho naka amafaranga muri banki hano yanyandikiye ngo nta kibazo wibutse umwuga kare nyine aba ari kunyita indaya kandi ntariyo kuko afite akazi ambwira ngo azajya amfasha kwishyura. Arangije amafaranga yanga kumfasha kuyishyura nyine nge nafashe umwanzuro ko inzu ngomba kuyivamo nkayikodesha kugira ngo nishyure banki. Ukayikodesha kugira ngo ubone amafaranga yo gutunga abana? Ubwo rero afata umwanzuro wo kuyibisenya nyine ubwo ngewe kubera ko mbona n'ubundi ubuyobozi buri kunderega nanjye ntabwo nzi ukuntu bizakemura. Arababaye aba bana nabo barababaje urabona ukuntu bameze bakeneye icyo kunywa. Mwaratandukanye? We yaradutaye ntabwo turatandukana mu mategeko. Arambwira ngo nge nta kintu mfite cyo kubikoraho ngo byitwe ko wataye urugo ngo subira mu nzu ngo uzatungwe n'inshuti n'abavandimwe. Ubu agusabye ngo umugore wanjye garuka mu rugo tubane dukomeze kurera abana ntabwo wabyemera? Ntabwo nabyemera. Kubera iki? Kubarimo gukurikirana BigTown TV turabasuhuza mwese aho ari hose ku isi. Nimba urimo gukurikirana BigTown TV ni igikorwa cyiza cyane, kanda subscribe kugira ngo bashe kubona amakuru yacu ya buri munsi. Kuba tarayikandaho kuba kanze subscribe ni igikorwa cyiza cyane kuko amakuru yacu yakugeraho buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. Mu buzima bwa buri munsi harimo challenges nyinshi tugenda duhura nazo, ariko tukibaza niki twakora kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo bibaho mu buzima bwa buri munsi. Ibyo gukora byo ni byinshi cyane, ariko dufatanyije twatsinda ibibazo tukabaho neza twese. Kandi iyo umuturanyi wawe, umuvandimwe wawe, mugenzi wawe, inshuti cyangwa umuntu wari we wese iyo abayeho neza biba ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi natembereye hano Kacyiru, hari inkuru bamamagaye ngo hari umumama ufite impanga z'abana babiri baracyari batoya cyane. Mu by'ukuri uyu mumama hari ikibazo yahuye nacyo, hari ibibazo yahuye nabyo ni byinshi. Niyo mpamvu byatumye natwe tuza hano kugira ngo tuze kuganira nawe maze tuze gushaka n'igisubizo. Twebwe turimo kureba BigTown TV kuko ndabizi ko dufite imitima myiza. Nimba dufite imitima myiza reka dukore iki gikorwa maze tumufashe uyu mumama. Ariko mbere ya byose tugomba kubanza kumenya ese ikibazo kimeze gute. Uyu mumama aka kanya bamaze kumbwira ngo nta hantu afite ho kuba, ari kugenda ahantu hose gushaka ahantu yarara n'ukuntu n'ibiryo n'ibiki byose. Ni ikibazo gikomeye cyane. Afite abana babiri b'impanga, ni ikibazo gikomeye cyane. So uyu mumama nguyu hano turi kumwe nawe kuri kamera za BigTown TV. Reka abanza twibwire mama amakuru. Yego, reba hariya kuri kamera watwibwira. Nitwa Mukangarambe Claudine. Mukangarambe kutishimye mama wanje? Ibibazo nyine umugabo yantaye mu nzu abana bane harimo n'abangaba mureba abandi ntago turi kumwe bigaga. Ubwo inzu rero ko nari mfite ideni rya banki. So ufite abana bane bakuru? Babiri ni bakuru, umwe ni uw'imyaka 8 undi ni uw'itandatu. N'abangaba. Ubwo rero kwa inzu twabagamo yari yacu. Kwanza umbwire aka kitwa nde? Isaro Munyamborogan. Isaro? Aka ngaka? Isimbi Nyambo Megan. Oh, n'utwana twiza mu by'ukuri. Ni impanga? Yego. Bafite amezi angahe? 6. Amezi 6. Okay. Yes. Ikibazo utuye hehe ubu ngubu? Ndacumbitse hano ruguru Kacyiru. Kacyiru. Kwande? Mudamu bita Valentine. Yes. Noneho reka utubwire noneho ibibazo byatangiriye hehe, byatangiye gute? Uyu munsi urimo kugenda ucyumbika ahantu hose kandi wari ufite inzu mwari mutuyemo. Tubwire. Mbana n'umutware wanjye. Noneho naka amafaranga muri banki kugira ngo nifashishe ko aribwo nari nibyara. Ambwira ko afite akazi ambwira ngo azajya amfasha kwishyura. Arangije amafaranga yanga kumfasha kuyishyura.
dutaye mu nzu rero mbona inzu yo kugira ngo bazayiteze nyivamo ngo njye mu uko najya mu ntoya nikodesha ibashe kunyishyurira banki amenye ko inzu nayikuyemo ahita aza arayimena ibirahure ariko nari namaze kubona umukiriya wayikodesha nishyura ayo bampaye ndayishyura arangije amenye ko banyishyuye ahita aza ibirahure arabimena n'inzugi zo mu nzu arazitwara nuko ubwo rero ubwo nabigejeje mu buyobozi bw'umudugudu ntibwagira ikintu bumfasha. Umugabo mwabanye mu gihe kingana gute? Imyaka 7. Imyaka 7 mubana neza? Nyine habagamo no gushyamirana ariko byari bereho ntago yajyaga duta mu nzu nyine habagaho gushwana turwana. Okay. So ikibazo cyaturutse hehe kugira ngo udakomeza kubana n'umugabo wawe? Ini kibazo nuko nabonye inzu kugira ngo nyigumemo inzara yari kutwicira mu nzu ko sinari kubona ukuntu mbasha gutunga abana. So mwaratandukanye? We yaradutaye nago turatandukana mu mategeko. We dutaye mu nzu. Mwakoze n'ubukwe mujyarasezeranye mariage civile. Ibintu bigenda neza. Icyo gihe mwabanaga neza atari mu kibazo na kimwe? Nago nyine bibura mu rugo ariko byari bitarageraho kuduta mu nzu mbere. Okay. Sasa kugira ngo umugabo abate byaturutse he byatewe n'iki? Nyine urumva we nago nge nabanzi cyabimuteye umutima uko sinari nanatonganye nawe nago nzi cyabimuteye. Hashize igihe kingana gute mwatandukanye? Ukwezi. So hagati ngaho hagomba kuba ari impamvu yatuma umuntu ata umuryango we atuma umugore n'abana akigendera. We nyine akigenda yandikiye message ko yakundaga guhembwa amafaranga yose akayanywera nagira ikintu atumarira. Yakundaga guhembwa rero yahembwa amafaranga akayanywera arangije agiye aranyandikira arambwira ngo nago ngashoboye ngo ibyo mu rugo birenze ubushobozi bwe. Nyine ni nko guhunga inshingano z'urugo. Aha ngaho byari ku itariki 6 z'ukwa kabiri akwandikira message ngo ubushobozi bwo kurera umuryango ntabwo afite. So icyo yagusabye ni ukwikomereza. Wowe wamusubije gute mama? Nta kintu namusubije. Nta kintu wamusubije? Ako kanya we yaragiye akwandikira message amaze kugenda cyangwa akwandikiye message yari yagiye agusiga muri iyo nzu mwabagamo? Ni yanyu? Yego. Ni mwayikodeshaga cyangwa mwabagamo mwenyine? Twabagamo twenyine. Mwenyine. Iri hehe? Kinyinya. Iri ku Kinyinya. So agusizemo wowe mwese umwanzuro wari uwuhe? Uwo nge nari gufata? Yeah. Nyine nge nafashe umwanzuro ko inzu ngomba kuyivamo nkayikodesha kugira ngo nishyure banki. Ukayikodesha kugira ngo ubone amafaranga yo gutunga abana? Ubwo rero afata umwanzuro wo kuyibisenya nyine. Ni ryari yaje gusenya ibyo birahuri kuko hari amakuru mfite yuko yaje kugusenyera ibirahuri kuri enye z'uko nguko. Impamvu yari iyihe? Ntago we impamvu ko ari kugira ngo uwo umukiriya wanyishyuye atajya mu nzu. So wowe inzu yawe ugiye kuyivamo wafashe umwanzuro wo kwikodesha kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki. Inzu yari muri credit no gutunga abana. Credit y'amafaranga ngahe? Yari 200,000. 200,000 niyo mwakoresheje kubaka iriya nzu? Nayatse narabyaye kugira ngo abashe kundepana nyine kuko ntari ndi gukora. Okay. So uhitamo gufata credit kugira ngo ubone amafaranga yo gutungisha abana n'utundi dukorwa two mu nzu. Ariko mwaravuganye n'umugabo murumvikana? Njya kuyaka? Yes. Yarabizi ko yaranansinyiye. Yaragusinyiye. Murumvikana ibyo byo nta kibazo byari birimo. Okay. Ayo mafaranga yarashize? Yego. Mu kwishyura banki mwumvikanye gute n'umugabo? We yari yambwiye ko akorera ukwezi azajya akora yishyure ubwo nanjye nsigare nyine dushakisha ibisigaye. Okay. Ni ryari wavuye muri iyo nzu kugira ngo ufate icyemezo cyo gushaka indi
iyo ngiyo uyikodesha 12 z'ukwa kabiri. z'ukwa Kabiri. z'ukwa kabiri wamwigishije inama mwaravuganye n'umugabo ko njyewe iyi nzu yaramaze kunyandikira message ko atazagaruka. ehe Ubwo bimenyesha ubuyobozi bw'umudugudu ngo bame raporo yemera ko inzu ngomba kuyikodesha. Barayinyima. Bayinyimye rero nibwo nafashe umwanzuro wo kwigendera. wo kwikodesha. Yo kujya nyine aho mba. Umaze kuva hariya mugabo nta n'ikindi yigeze kubwira nta kuguhamagara ngo abana banje bameze gute kuko baracyari batoya. Iya kubera iki atarimo gukurikirana gahunda z'abana? Ntago bizi. Sawa. So umaze kugenda byakomeje gute? Umaze kwimuka none hari ahantu ubuzima bwawe n'abana byakomeje gute? Nurumva ubuzima ntago bunyoroheye uko ndacumbitse. Okay. Ahantu cyumbitse muraziranye cyangwa ni abantu bagufashije? Ni abantu bamfashije. Ntago mwari muziranye? Twari tuziranye. Mwari muziranye. Wagiye kubasaba gute kugira ngo uhacyumbike? Narabimamagaye ndabimubwira. Arambwira nyine ngo ninze mbe ndi mu rugo. Mu gihe urimo gushaka ubuzima. Kugeza aka kanya mugabo muheruka kuvugana ryari? Ntago muheruka kuvugana. Sawa, iriya nzu warayifashe urayikodesha? Yego. Ya nzu warayikodesheje? Nyine rumva bari banyishyuye ndi no muri liste z'umuntu wampaye amafaranga kuko inzu yaratarayijyamo. Okay. Bari bakwishyuye amezi angahe? 2. 2 wayikodeshaga angahe ku kwezi? 50. Ibyo ni 100,000. So mumaze kumvikana gahunda zose ko bagiye kwijyamo mugabo yaraje amenagura ibirahuri. Byagenze gute kugira ngo ajye kumenagura ibirahuri? Nyine urumva we yamaze kubona ko yamaze kumenya ko banyishyuye bimenyesha ubuyobozi bw'umudugudu. Ejo nibwo namuhamagaye arambwira ngo ntacyo afite cyo kubikoraho. Ubwo kugeza ikibazo muri RIB. RIB rero nayo mu gihe urabizi bagutuma za raporo n'abatangabuhamya ibyo byari nabikoze. Umudugudu n'ubu ndanyima raporo. Uyu munsi nibwo nabahamagaye baramuhamagara arambwira ngo nzajye kuyirebesha. Okay. Ikirego cyawe cyari kimeze gute muri RIB cyangwa mu buyobozi? Njye icyo nashakaga yuko nyina mu burenganzira bwo gukodesha inzu. So wagiye kurega gute? Niki ikirego cyawe cyari kimeze gute? Nashakaga uburenganzira bwo kubona inzu nkabasha gutunga ugafata inzu ikajya mu maboko yawe ukajya ukayikodesha amafaranga avamo. Okay. Banki waratangiye kwishyura cyangwa ideni iracyari kwa kundi? Nari nishyuyeho make. 3 byonyine. Okay. So banki irimo kukwishyuza inzu nayo wari ugiye kuyikodesha bari bamaze kukwishyura amezi 2 100,000. Byo uracyafite amafaranga? Nurumva ayo mafaranga ntago naba nyiyafite kuko nabahayeho ayo ngayo makeya. Hasigaye nahiramo abana. Okay. Abana nishyura na mituweli yabo na mituweli bari bafite. Okay. Ujya mu buyobozi umaze gutanga ikirego watangiriye hehe ku mudugudu cyangwa wese ujya direct kuri RIB? Yo natangiye mu mudugudu mbonye banciye amazi. Nibwo nahise njya muri Isange. Okay. So mu mudugudu nta kintu bagufashije? Bakubwiye gute se kubera iki? Yarambwiye ngo ntacyo afite cyo kubikoraho. Umaze kumubwira ibintu byose ukamubwira ngo mumfashe arakubwira ngo nta kintu afite? Arambwira ngo ninsubire mu nzu ngo nzatungwe n'inshuti n'abavandimwe. Ni umuyobozi wa hehe? Waho Ikinyinya muri mudugudu mu kagari ka Kagungu. Arambwira ngo njye nta kintu mfite cyo kubikoraho ngo byitwe ko wataye urugo ngo subira mu nzu ngo uzatungwe n'inshuti n'abavandimwe. Nuko yahise gusubiza? Nuko yansubije. Uyu mudugudu nimba ari kureba iki kiganiro ndimo gusaba abantu bari hejuru ye baze gukurikirana iki kibazo kuko ntabwo ari igisubizo gihagije
kandi biraza gukemuka tu. Ku mudugudu umaze kumva ko bimeze uko nguko, hari inzego ziri hejuru y'umudugudu y'umukuru w'umudugudu, hari izo wagiyemo? Oya, ntago nigeze njya mu kagari, njye nahise nyine njya kuri RIB. Kuri RIB. Kuri RIB ho byari bimeze gute? gute? Nibo bari kumfasha nyine, bari kumfasha, nibo bamamagariye mudugudu. Kuri RIB watanze ikirego cyawe kwa kundi nyine urashaka ko inzu ikwishyurira amafaranga y'abana. Kuri RIB umaze kubabwira bo bakubwiye gute? Kuri RIB nyine ho utanga ikirego, noneho bakagutuma ibyangombwa, iyo n'abagabo babihamya bo narabajyanye. Ubwo bo icyari gisigaye niyo raporo mudugudu yari yanyimye, negereje ko ejo ayima ayijyana kuri RIB, nkategereza igisubizo cyabo. So kuri RIB barimo kugufasha? Ko bari bambwiye barimo kugufasha. Icyifuzo cyawe ni iriya nzu itunge abana. Umugabo yaje kwimenagura ibirahuri, byagenze gute? Ntago nari mari, nanjye baramamagaye barambwira ngo yabimennye, ariko we nuko yumvaga ko uwo muntu atagomba kujya mu nzu. Afata nimba ari amabuye, nimba ari inkoni, nimba ari inyundo, amenagura ibirahuri yarabimenye byose bya hehe. Yarazitwaye zo mu cyumu byo yazikuye, warazitwara azijyana hehe? Ntago mbizi. Inyuma y'ahangaha we ntabwo mwese muvugana umubaze? Ntago namuhamagaraga Anyita. Na n'ubu ntabwo yakwitaba? Ufite telefone? Ndayifite. Wamuhamagaye? Kangufashe mikoro ugerageze umuhamagare mubaze iki kibazo. Ntago ashobora kukwitaba. Ibi ngibi byakomeje kenshi, uramuhamagara akanga kukwitaba? Ibibazo bizakemurwa nande gute? Nyine ubwo ngewe kubera ko mbona n'ubundi ubuyobozi buri kunderega, nanjye ntabwo nzi ukuntu bizakemura. Hari message ngo mwakomeje kwandikirana? Ndazifite. Mwandikiranaga gute? We njye ntabwo nakunze kumwandikira. Yanyandikiye message ambwira yuko inzu azayisenya, ngo tukazagurisha ikibanza. Niyo gahunda afite? Urazifite? Ndabifite. Reka dusomere turebe. Yaranditse dore umuti urambye, ngo ejo nzazinduka nyisenya muzagurishe ikibanza. Niko byanditse. Ngo ejo azayisenya ngo tuzagurisha ikibanza. Harimo n'izindi ariko zose sinazi. Somera nk'izindi ebyiri turebe kwanza. Yanyandikiye ngo uzapfa udakize, kuko hari umwana yari yateye urugi ku nzu, nani urufunguzo ku nzu rurameneka. Egera hariya mufatire microphone neza mu gihe arimo gusoma izo message. Mbabare nani hano yanyandikiye ngo nta kibazo, wibutse umwuga kare, nyine aba ari kunyita indaya kandi ntariyo. Ngo wibutse umwuga kare, ngo wibutse umwuga ngo imitagihe, ngo uzaseba ngo mubakuzi, ngo ntibizatinda. Anyandikira na message uko ibi bintu ni hatari mu by'ukuri kandi bigomba gukemurwa. So aba bana uzabarera gute wenyine? Arabemera se ko arabe? Ntago arabemera, ntago abakana. Ntago yigeze hakana abana? Ariko kubemera nta kintu bamariye se byo bimaze. Yes, niyo mpamvu narimo kubaza umuntu wemera ko abana arabiwe yibyariye
agomba kubafasha mu burezi. nta kintu abafasha no kwiga kw'aba bakuru ntago byamurebaga. Umukuru wa mbere afite imyaka ingahe? Wa kabiri 6. N'izi mpanga ebyiri. Ese ujya ufata time mukaganira cyangwa mu gihe bitarabazamo ibingibi byo kwanga kukwitaba mukaganira nawe ukamubaza ku bijyanye n'uburezi bw'abana? Mu gihe twatandukanye ntago ashobora kunyita, ntago yanyitaba. Uramuhamagara akanga kukwitaba? Mukiri kumwe ucyagiye akubwira ngo byamunaniye nta bushobozi afite bwo kurera abana, waramubajije se njyewe nzabarera gute kandi nta kazi mfite? Nta kintu yagusubiza. Arakwiyora arambwira ngo nzabarere nanjye ngo ubwo nawe ngazamenya ibye. Nice, birakomeye ariko bigomba gukemuka. So ibyifuzo byawe ni ibihe mama? Ngiye ikibazo mfite ni icyo umuntu wamaye amafaranga kandi agomba kujya mu nzu. Ubwo urumva no gutunga n'aba bana nabyo ntago binyoroheye, nkishyura na banke, inzu yakabaye yishyura banke arayishenye. Ubwo rero icyo numva mwafasha nuko mwankorera ubuvugizi, abana ntibari kwiga bavuye mu ishuri, nkabona uko nakwishyura banke n'uwo muntu, n'inzu nabasha kuyisana nkayishyiramo umuntu. Umuntu mwari mufitanye contract uyu nguyu wagombaga kujya muri iyo nzu, hari amasezerano mwari mufitanye? Turayafitanye. Yagomba kuyinjira muri ryari? Aba yarayinjiyemo ku itariki 4 z'uku kwezi. Yego. Kugeza uyu munsi ntabwo arajyamo. Ibiganiro byanyu n'uyu muntu byari bimeze gute nyuma yo kumenya ko bamaze kwisenya? We nyine ari kumbwira ko ngomba kumusubiza amafaranga ye agashaka indi nzu. Agashaka indi. So ahangaho uraza kubigenza gute n'amafaranga umaze kuyakoresha? Ntago nanjye nayobewe icyo ndi bukore, ko hari aho aho nateganyaga nyine ko aho numvaga nyine ko agomba kwiyishyurira inzu yayigiyemo ntayigiyemo, nanjye ntago nzi ukuntu biri bugende. Ni hatari. Komeza utubwire ibyifuzo byawe kugira ngo turebe ni ukuntu twagufasha, n'ubuyobozi nabwo burimo kureba iki kiganiro buraza gukurikirana iki kibazo vuba vuba. Tubwire ibyifuzo byawe. Icyifuzo cyanjye ni uko nyine nabona aho kuba, bamfasha nkabona aho kuba, nkaba nabasha n'ukuri no kwishyura amafaranga y'abandi mfite. N'abana bakiga nkabona nuko ntungabona abana kubakorana ntabwo ari ibintu byoroshye. Abana bakuru bari he? Turi kumwe nabo aho tuba. Bose bari hari? N'izi mpanga ebyiri. So mubaho gute hariya ahantu uba? Numva nyine ko mba ndi hariya no gukora babitoroshye. Ubwo nyine tubaho nyine numva tubayeho nabi. Ntabwo tubayeho neza. Okay. So ikihutirwa ubu ngubu ni ahantu ho kuba, na mugabo nawe akakwemerera iriya nzu ukabona y'amafaranga y'ukwezi. Inzu kuyinyemerera yayishenye nabyo nta kintu biri bumarire. Kuko urumva niba yayishenye niyo yayinshyira mu maboko bizansaba amafaranga yo kongera ngasubizamo ibyo birahure nkagura n'izo nzugi. Ashobora no kwemera mu buyobozi ati inzu ndayimuhaye kuko azi ko yamaze kuyangiza. Okay. Uyu nguyu muri kumwe ni inshuti yawe cyangwa niwe mubana? Oya, inshuti yanjye turakora. Nawe muhe microphone. Bimeze gute mama? Meze neza. Amakuru? Amakuru ni. Wowe witwa nde? Umutoni wa Christine. Christine, watubwira amakuru y'uyu mumama, mwamenyanye gute, ameze gute, abayeho gute? Uyu mumama turaziranye. Inshuti yanjye. Ni nanjye wari umuriho nyine abyara bano bana. Okay. Nabayeho mu buzima bugoye pe. Ni ukuvuga ngo akimara kubyara bano bana, habaye rwaserera mu rugo rwabo. Umugabo akajya amuhima, ayo yagakoreye ngo bazane bayaguremo amata y'abana, wakayijyanira mu bindi mu kabari, mu bintu bigiye bitandukanye. Kandi ayo mafaranga yakarera abana. Hashize igihe nyine nibwo yamutaye mu nzu,
abona nta kundi kuntu yabigenza, tumugira inama yo kuba yahava inzu wenda akayishakira umukiriya muri ya mafaranga bakamwishyuyemo akayaguramo amata y'abana kuko bageze igihe cyo kunywa no kurya. Bigeraho nyine dutereta umumama wundi twegeranye hari aramucumbikira. Mu kumucumbikira kwe umugabo we yamaze kumenya ko yayivuyemo, nibwo yafashe icyemezo nawe cyo kuvuga ngo agiye gushyiraho ingufuri kuri iyo nzu babagamo. Uyahamagara umudugudu wabo amumenyesha ibibazo nyine bafitanye mu rugo. Umudugudu aramubwira ati wowe wataye urugo nta kintu nagufasha. Urumva umugabo nimba ari yagiye amaze ukwezi agiye, ntabwo yari kuba muri iyo nzu nta kintu cyo kurya afite. Nibwo rero yagiye ingufuri uyarazica z'iyo nzu. Mu kuzica umudugudu nawe bari bamaze kubimenyesha ko uyu yaziciye. Ubwo umugabo amenye ko yaziciye aragaruka asesekamo ibiti hahandi ingufuri zijya. Ubwo birangije nibwo we mu minsi yashize yaje kubona umukiriya. Uwo mukiriya nyine amwishyura amezi 2. Amaze kumwishyura amezi 2 umugabo amenye yuko bamwishyuye kandi ayo mafaranga hari icyo yagiye kumarira bano bana, nibwo yafashe umwanzuro wo gukuraho inzugi n'ibirahuri. Nyine twebwe nk'ibyifuzo byacu nk'abaturanyi cyangwa abantu baziranye arababaye. Aba bana nabo barababaje hano ukuntu bameze. Bakeneye icyo kunywa. Bakeneye icyo kunywa, bakeneye nyine ubufasha. Ari abana batoya bigaga ariko ishuri bararihagaritse kuva uyu munsi ntabwo barasubira mu ishuri. Ubwo rero nk'amwe nimba hari aho mwatugerera nyine mukamugererayo ntabwo tubizi, ariko akabona ubufasha, abana bakabona amata bakabona n'ibyo kurya. Yari afite ibiro byinshi isuku yanganaga, ako kwa stress nyine arimo ni ibibazo. Namwe mwagira ikintu nyine mwamufashaho. Okay, birumvikana. Ziriya nzugi yarazitwaye? Yarazitwaye. Aho hantu urahazi? Ndahazi. Urahazi? Okay. Musubize microphone. Kuntu umaze kubyumva, hari ikindi kibazo mwari mufitanye n'umugabo wawe? Usibye ibi ngibi byo kuvuga ngo ntago nshobora gufasha abana, ubushobozi ntago buhagije, hari ikindi kibazo mwari mufitanye? Urabizi ko bavuga ngo nazibana zidakomana amahembe, ariko ntago twari dufitanye ibibazo birenze ku buryo cyangoye n'ukunta mu nzu. Kubera iki yakwise indaya cyangwa akavuga by'uburaya, byo byaturutse hehe? Ibyo nibyo atekereza muri we, kuko ntago ndiyo nawe ubwe umubajije vizavi muri kumwe akubwira ko ntabyo nziho. Byaturutse kugira ngo abivuge gutyo? Njye nabonaga message azinyandikira nta kindi. Okay. Cyangwa wigeze kumukinya nyuma akagufata mugashwana? Nta kibazo na kimwe. So sawa, reka turebe ukuntu ibibazo biri buze gukemuka. Ndabizi neza ko abarimo gukurikirana BigTown TV harimo n'abayobozi n'abantu bafite imitima myiza yo kuza gufasha, kuko urabona impinja nk'izi ngizi zikeneye uburere bwiza, kuko ntabwo wamenya ejo n'ejo bundi cyo kuba ari n'abayobozi cyo kuza icyo ari cyo cyose, abadokiteri n'abandi bose. So reka dutegereze, ariko ngewe kuri side yanjye ndasaba ubuyobozi bw'umudugudu batuyemo Wadusenye. Umudugudu witwa Senye mu kagari ka Kagugu. Umurenge Kinyinya. Okay. Abo bayobozi, mwebwe abayobozi mukurikirana ibibazo nk'ibi ngibi abaturage, ntabwo ari ngombwa ko baza mu itangazamakuru kugira ngo ibibazo bimenyekane nubwo mutangire noneho kwibaza ngo byageze kure, reka tubikurikirane, ariko ibibazo nk'ibi ngibi mujye mubikemura vuba kugira ngo tubane neza. Ndabasaba mu bikurikirane, mutabikurikiranye ngira ngo inzego zo hejuru nazo ziraza kubijyamo, kuko
aba bana ntabwo bakomeza guhangayika gutya mu mihanda, ntabwo ari byiza kandi turimo kubifuriza ubuzima bwiza buri munsi. Hari ikindi mwakongeraho? Nabashimira kuba mukorera abantu ubuvugizi. Ngo nabashimira kuba munkoreye ubuvugizi muba hafi abanyarwanda. Yego, murakoze cyane. Uyu mumama w'inshuti yawe nawe hari ikintu wakongezaho ku nshuti yawe? njyewe ikintu navuga nk'abayobozi nyine tuba twaratoye mu midugudu cyangwa se hejuru bagakurikiranya ibibazo by'abanyarwanda. Nyine abayobozi ni ukwita ku bibazo by'abaturage. Murakoze. Asante sana ku barimo gukurikirana BigTown TV. nje ngo mwabyumvishe icyo nabasabye, mwacyumvishe namwe abayobozi. Umugabo wawe nimba ari kureba iki kiganiro uramusaba iki? Uramubwira iki? Icyo namubwira nuko yateshutse ku nshingano ziwe, kandi ibyo ari gukora byose ari guhemukira aya maraso angana gutya nta kintu bizamumarira. Uramukunda? Ubu agusabye ngo umugore wanjye garuka mu rugo tubane dukomeze kurera abana, ntabwo wabyemera? Ntabwo nabyemera. Kubera iki? Arambabaje cyane. Umuntu ugeraho yangiza ikintu yagezeho kimuvunnye, wowe urumva wowe ngo wamukiriye wasubirana nawe. Ubu agusabye ntabwo wabyemera? Kubera iki? Inshuro ya kabiri, kubera iki mutasubira n'umugabo wawe? Kubera ko atamugiriye impuhwe nanjye ubwanjye. Kandi mufite abana 4? None se abo bana nyine ko atabagiriye impuhwe, niba abana bameze gutya atagira impuhwe umwana ari kwiga, wowe uwo ngo urumva ari umuntu waba uri kumwe nawe. Yisubiyemo se akavuga ngo biriya ntabwo nzongera kubikora, garuka mugore wawe. Reka turangize nta kindi ntabwo cyagiye kumuvugaho. Nihe nama wamugira mugabo we agarutse akamusaba ko bongera bakabana? Nawe ntabwo wabyemera? Nk'umuntu bafitanye abana ariko afite umutima wa kimuntu. Gusa nanone kujya ujye kwimenya biba bigoye. Afite umutima wa kimuntu babana. Inshuti yawe nihe nama wamugira noneho imbere ya kamera? Inama namugira ni ukwihangana. bibaho mu buzima yihangana. Kwihangana. Buhe microphone yatubwire nyuma yo kumubwira kwihangana. Inshuti yawe kugira inama yo kwihangana? Nubwo ukomera. Sorry. Mama, tutarasoza iki kiganiro watanga nimero zawe za telefoni ku muntu wari we wese ushaka kugufasha gukemura ibibazo byawe? Nimero yanjye ni 078 078 58 58 33 510. Amazina? Mukangarambe Claudine. Iyo nimero yanditswe kuri ayo mazina? Yego. Murakoze cyane. So nyuma yo kuba yatanze iyo nimero mugerageze mumufashe, muyihamagare mumufasha, apana kumucyokoza. Murakoze cyane kuba arimo gukurikirana BigTown TV. Iyi ngiyi ni BigTown TV, ni ijwi ry'abaturage, namwe tugomba kugezaho inkuru nyinshi zitandukanye kugira ngo tumenye ni hehe twafasha, ni gute twabafasha, gahunda zigende neza. Buri munsi njye mbabwira ko nkunda kubona abantu bose tubayeho neza, nk'izi mpinja z'impanga zibayeho neza, mama wabo n'abandi. N'uyu mugabo nawe abayeho neza, agomba kubaho neza n'umugore we n'abana be, maze ubuzima bugakomeza. Iyi ngiyi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. I go by the name Back T. Until next time, ciao ciao.